Indirimbo wagira ngo uri umuhanuzi wari weretswe iyi ndirimbo warecoro yandika cyangwa wareretswe cyangwa uri n'umuhanuzi nubundi umuhanzi bameze nk'umuhanuzi kuko yagiye guhanga abanza gusenga nubundi giye yicaye yandika nubundi byo tuvuga ni biva ku Mana. Aha indirimbo yawe indirimbo zawe nta nubwo ni imwe ngo yitwa iki indi tongo iki ndi yitwa ku mpinga y'umusozi. My God, ku mpinga y'umusozi. Urakoze cyane nshuti abadukurikiye kwabwa ibyuma kugabanya no kugabanya gahoro gahoro hanyuma kwabwa ibyuma turabashimiye abadukurikirana kuri gusengarwa twakiriye umuhanzi wacu utuzaniye igihangano kivuga ngo iki igihe ni iki hanyuma barabaye tuzamuramo gakeya bayigabanya gakeya ku kibaye iminima ngo igihe ni iki nuko igihe cyo gutabarwa ari iki ngiki ku bakristo cyangwa se ku bakorera Uwiteka. Aha bakunzi bagusengarwa abadukurikiye bari mu gihugu cyacu abadukurikiye bari mu bihugu bitandukanye abadukurikiye hano tubona umusore mwiza cyane uzanye igihangano igihe ni iki tugiye gusenga Imana dufite ikiganiro kitari gitoya ariko kiragufasha igihe ni iki ko akorera Imana igihe ni iki ko nawe wavugira Imana aza igihangano ngo igihe ni iki reka dusenga Imana hanyuma tumwakire atuganirize. Mana mu izina rya Yesu tugushimiye imbaraga zawe tugushimira urukundo rwawe tugushimira umugambi wawe mwiza tugushimiye ineza yawe twemereye Kristo muri kano kanya tukugira umugisha umuntu wese uzumva ikiganiro kizamwubake kandi kizahembura umutima we reka umwana w'umusore ugeze no kuri gusengarwa imbaraga zawe zimuzeho cyane umwuka yaramushyikiye muri byose ubwiza bw'Imana mube hafi turaguha ikaze ngo bane natwe dufashe muri byose iyi gahunda agiye kwinjiramo umushyikiye muri byose mu izina rya Yesu Kristo amen. Hanyuma uratangira twibwira kwa ngo ibyuma rajya bayikinamo gakeya hanyuma uratangira twibwira. Murakoze amazina ni Tuyikunde Gaston ni nayo nkoresha no mu buhanzi niyaboneka. Tuyikunde Gaston uragerageza kuzamura ijwi hanyuma usengera Gaston. Nsengera muri ADPR nsengera mu majyaruguru umudugudu ni Beteli niho nsengera niho mbarizwa. Umudugudu wa Beteli njya numva bavuga ngira ngo hari korari yaho yemenyekanye. Igihe ni iki kuki wahinga indi mvuga ngo igihe ni iki nuko nabonaga igihe ari iki cyo gutabarwa kwacu nanjye nkabona igihe ari iki cyanjye ndetse ndavuga ni naba abandi bari bihebye bari basubiye inyuma babwire ko igihe ari iki cyo kugira ngo bagaruke bezere Uwiteka igihe ni iki ngiki bagasubizwa. Umaze gukora indirimbo zingahe? Maze gukora indirimbo ebyiri nizo zimaze gusohoka ziri kuri YouTube ariko hari n'indi iri muri studio iri hafi gusohoka. Aha shuti abakunda gusengarwa ndetse murabona ko tubazaniye umusore ukiri mutoya Imana ihagurukije reka indirimbo ye tuyumveho nanone hanyuma nongeye ngira icumi tunumubaza. Urakoze cyane ko indirimbo wagira ngo uri umuhanuzi wari weretswe iyi ndirimbo warecoro yandika cyangwa wareretswe cyangwa uri n'umuhanuzi. Nubundi umuhanzi bameze nk'umuhanuzi kuko yagiye guhanga abanza gusenga nubundi giye yicaye yandika nubundi byo tuvuga ni biva ku Mana. Aha indirimbo yawe indirimbo zawe nta nubwo ni imwe ngo yitwa iki indi tongo iki ndi yitwa ku mpinga y'umusozi. My God, ku mpinga y'umusozi. Umwana uyu musore w'Imana gafite amakuru ku mpinga y'umusozi ubwo bishatse kuvuga iki? Hari igihe uri ku mpinga y'umusozi ubona gutabarwa kuri kure ariko noneho nababwiraga ko waba uhagazeho ariko uwuvaho. umva naho utavuga ibintu byinshi indirimbo ya mbere igihe ni iki
umuntu wese nkurikiye ndamwifuriza ko ahora n'igihe cy'Imana. Hari igihe cyo kubabara, akaba igihe cyo kwishima. Uyu munsi uhure n'igihe cya mu izina rya Yesu. Guhera ku bantu bari kwagwa ibyuma kugeza ku bantu azadukurikira, muhure n'igihe cy'Imana mu izina rya Yesu. Burasyo ushaka kuvuga? Hari igihe ukuntu yishaka kuvuga ubwawe ndetse ibwira n'abandi. Indirimbo zawe wazisanga hehe? Indirimbo zanjye wazisanga kuri YouTube, n'ubundi amazina ni Tuyikunde Gaston, uhita uzibona rwose. Abafana bawe ubahishiye iki, urabateganyiriza iki muri uyu mwaka dutukize mu kwezi kwa gatandatu? Abafana bawe, abana gukunda, abakunzi bawe bakunda indirimbo za gospel, urabateganyiriza iki? Okay, nkuko wabivuze, wavuze ati indirimbo wayiririmbye hari ni ubuhanuzi, ati surahanura, nkuko nababwira rero, nkuko wabivuze, nanjye ubwo ngubwo rero ubwo ndacyakomeje kubahanurira, kubabwira ibyo Uwiteka ansiramo. Abaterankunga bawe rero ari abari mu mujyi wa Kigali ndetse n'abari mu majyaruguru, bo urababwira ngo iki? Ndababwira ni mukomeze umunera inkunga, nkomeze ngere kure, kugira ngo bya bihangano cyangwa se bwa buhanuzi Uwiteka byankizemo bubagezeho neza. Inshuti bene data mudukurikiye hano kuri gusengerwa, ari abadukurikiye muri Amerika, aradukurikiye bari mu Faransa, aradukurikiye muri mu Dubai, East Africa, ndabizi ko mudukurikiye. Nimutera inkunga uyu mukozi w'Imana, Imana ihagurukije, bakora subscribe, sibyo? Bakora na share ndetse n'indirimbo zabazumva. Ni byiza gushyigikira umukozi w'Imana uzanye igihangano cyitwa Igihe Niki, kandi Yesu yakugira neza agahindura amateka, Yesu yakuremera amashimwe. Indirimbo ya kabiri ivuga ngo iki? Ku mpinga y'umusozi. Mpagaze ku mpinga y'umusozi, naniwe ndushye mfite agahinda, nibaza niba ndagera iyo njya, nibaza niba ndagera aya mahoro. Nitabaza ijuru, nitabaza rwa rurembo, uwancunguje amaraso arandenzera. Mpagaze ku mpinga y'umusozi, naniwe ndushye mfite agahinda, nibaza niba ndagera iyo njya, nibaza niba ndagera aya mahoro. Nitabaza ijuru, nitabaza rwa rurembo, uwancunguje amaraso arandengera. Uratabara Mana, uratabara, uratabara nukuri tukabibona. Wanyijije amenyo y'abasetsi, unkura ku mpinga y'umusozi, unyambutsa imihana ikomeye, ungeza ku gicaniro. Niryo shimwe nanjye mfite, nicaye ku ijambo, nyiri ijambo.
ubushobozi unyambutsa imihanda ikomeye ungeza ku gicaniro n'iryo shimwe nanjye mfite nitaye ku ijambo rya nyiri ijambo mbega intambara tugiye kurwana mbega imbaraga tugiye kurwana tuzuzwa umwuka duhabwe n'imbaraga dutumbagizwe n'imbaraga z'umwuka we mbega intambara tugiye kurwana mbega imbaraga tugiye kurwana tuzuzwa umwuka duhabwe n'imbaraga dutumbagizwe n'imbaraga z'umwuka wera mbega intambara mbega intambara tugiye kurwana mbega imbaraga tugiye kurwana tuzuzwa umwuka duhabwe n'imbaraga dutumbagizwe n'imbaraga z'umwuka wera mbega intambara mbega intambara tugiye kurwana mbega imbaraga tugiye tuzuzwa umwuka duhabwe n'imbaraga dutumbagizwe n'imbaraga z'umwuka wera mbega intambara tugiye kurwana mbega imbaraga tugiye kurwana umwuka duhabwe n'imbaraga dutumbagizwe n'imbaraga z'umwuka wera Uwiteka avuga kuri wowe izina uhindura izina nagusezeranije ko nzitahurura igihe inshuti zawe zizaba zishize Uwiteka avuga kuri wowe izina uhindura izina nagusezeranije ko nzitahurura igihe inshuti zawe zizaba zishize murakoze cyane inshuti abadukurikiye kwanga ibyuma kugabanya no kugabanya gahoro gahoro hanyuma kwanga ibyuma turabashimiye abadukurikirana kuri gusengerwa twakiriye umuhanzi wacu utuzaniye igihangano kivuga ngo iki igihe ni iki igihe ni iki hanyuma barabaye tuzamuramo gakeya barigaba gakeya ikibaye n'ibyo mu gihe ni iki urukundo cyo gutabarwa ari iki ngiki ku bakristo cyangwa se ku bakorera uwiteka aha bakunzi bagusengerwa abadukurikiye bari mu gihugu cyacu abadukurikiye bari mu bihugu bitandukanye abadukurikiye hano tubona umusore mwiza cyane uzanye igihangano igihe ni iki tugiye gusenga imana tuvuga ikiganiro kitari gitoya kitari gitoya ariko kiragufasha igihe ni iki ko wakorera imana igihe ni iki ko nawe wavugira imana azanye igihangano ngo igihe ni iki reka dusenge imana hanyuma mwakire atuganirize Mana mu izina rya Yesu tugushimiye imbaraga zawe tugushimiye urukundo rwawe tugushimiye umugambi wawe mwiza tugushimiye ineza yawe twemereye Kristo muri kano kanya tukugira umugisha umuntu wese uzumva ikiganiro kizamwubake kandi kizahembura umutima we reka umwana w'umusore ugeze no kugusengerwa imbaraga zawe zimuzeho cyane umwuka aramushyikiye muri byose ubwiza bw'Imana mube hafi turaguha ikaze ubane natwe dufashe muri byose iyi gahunda agiye kwinjiramo mushyigike muri byose mu izina rya Yesu Kristo amen hanyuma uratangira utwibwira kwa bindi umuntu baje bayikinamo gakeya
hanyuma utangiye twibwira. Murakoze, amazina ni Tuyikunde Gaston, nayo nkoresha no mu Tuyikunde Gaston, uragerageza kuzamura ijwi hanyuma usengera Gaston. insengera muri adeperi, insengera mu majyaruguru, umudugudu ni Beteli, niho nsengera niho mbarizwa. Umudugudu wa Beteli. Njya numva bavuga ngira ngo hari korali yaho yamenyekanye. Igihe ni iki? Kuki wahinye indirimbo ngo igihe ni iki? Nuko nabonaga igihe ari iki cyo gutabarwa kwacu, nanjye nkabona igihe ari iki cyanjye, ndetse ndavuga ni na ba bandi bari bihebye bari basubiye inyuma, ubwire ko igihe ari iki kugira ngo bagaruke bizere Uwiteka, igihe ni iki ngiki bagasubira. Umaze gukora indirimbo zingahe? Maze gukora indirimbo ebyiri nizo zimaze gusohoka ziri kuri YouTube, ariko hari n'indi iri muri studio iri hafi gusohoka. Aha, nshuti akunda gusenga rwanditse, murabona ko tubazaniye umusore ukiri mutoya Imana yagurikije. Reka indirimbo ye tuyumveho nanone, hanyuma nagende turi turumubaza. Urakoze cyane ko indirimbo wagira ngo umuhanuzi wari weretswe. Iyi ndirimbo waricora yandika cyangwa wareretswe cyangwa uri n'umuhanuzi? N'ubundi umuhanzi wameze nk'umuhanuzi kuko iyo agiye guhanga abanza gusenga, n'ubundi igihe yicaye yandika, n'ubundi ibyo tuvuga ni biva ku Mana. Aha, indirimbo yawe, indirimbo zawe ntabwo ari imwe. Imwe ngo yitwa iki? Indi yitwa iki? Yitwa Ku Mpinga y'Umusozi. Ku Mpinga y'Umusozi. Umwana uyu musore w'Imana akafite amakuru ku mpinga y'umusozi. Ubwo bishatse kuvuga iki? Hari igihe uri ku mpinga y'umusozi ubona gutabarwa kuri kure, ariko noneho nababwiraga ko waba uhagazeho ariko ubuvaho. Umva naho utavuga ibintu byinshi. Indirimbo ya mbere igihe ni iki? Umuntu wese nkurikiye ndamwifuriza ko ahora n'igihe cy'Imana. Hari igihe cyo kubabara, akaba igihe cyo kwishima. Uyu munsi uhure n'igihe cya mu izina rya Yesu. Guhera ku bantu bari kwa rw'ibyuma kugeza ku bantu bazadukurikira, muhure n'igihe cy'Imana mu izina rya Yesu. Buriya se ushaka kuvuga? Igihe ukuntu bishaka kuvuga ubwawe ndetse ubwira n'abandi. Indirimbo zawe zisanga hehe? Indirimbo zanjye wazisanga kuri YouTube, n'ubundi amazina ni Tuyikunde Gaston, uhita uzibona hose. Abafana bawe ubahishira iki? Urabateganyiriza iki muri uyu mwaka dutwikira mu kwezi kwa gatandatu? Abafana bawe, abantu bagukunda, abakunzi bawe bakunda indirimbo za gospel, urabateganyiriza iki? Nk'uko babivuze, bavuze ati iyi ndirimbo wayiririmbye ahari ni ubuhanuzi, ati se urahanura. Nk'uko nababwiye rero, nk'uko babivuze, nanjye ubwo ngubwo rero ubwo ndacyakomeje kubahanurira, kubabwira ibyo Uwiteka ashyiramo. Abaterankunga bawe rero ari abari mu mujyi wa Kigali ndetse n'abari mu majyaruguru, bo urababwira ngo iki? Ndababwira nti mukomeze muntere inkunga, nkomeze ngere kure, kugira ngo bya bihangano cyangwa se bwa buhanuzi Uwiteka yanshyizemo bubagezeho neza. Inshuti bene data mudukurikiye hano kuri gusengerwa, hari abadukurikiye muri Amerika, abadukurikiye bari mu Bufaransa, abadukurikiye muri mu Dubai, East Africa, ndabizi ko mudukurikiye. Nimutere inkunga uyu mukozi w'Imana Imana yagurukije, bakora subscribe, sibyo? Bakora na share ndetse n'indirimbo zabazumva. Ni byiza gushyigikira. Ijambo ryawe Mana ryarandamiye, ijwi ryawe ryiza riramamagara, rimbwira amagambo meza nkomeza umutima,
unkingira inkingi undaga gakondo umvugutira icyomoro uranyomora. Bakunzi bagusengerwa izi ndirimbo no wazirimbye iyo uza kuririmba nkumva ugiriye hirya ntago ndari kumbyemera kumenya ko bakuririmbe muri studio ariko ntago bakuririmbe waririmbiye. Shoti rero twati mu kiganiro indirimbo ni umuti niko kiganiro tukita indirimbo ni umuti cyane cyane no indirimbo za gospel. Indirimbo ni umuti niko kiganiro cyitwa twati kumwe na Gaston yatuzaniye indirimbo nziza cyane. Igihe niki hajye yini ngo ni kuminga y'umusozi nyarukira kuri channel yitwa ngo iki Tuyikunde Gaston. Nyarukira kuri channel yitwa Tuyikunde Gaston. Urahasanga iki gihangano umutera inkunga wumva indirimbo ye ukore subscribe ukore na share ndetse na comment ndetse ushikire umukozi w'Imana. Turabashimiye ko mwabanye natwe tugiye kuragira no dusenga ariko twarangiza ni iki wabwira abanyarwanda badukurikiye abari muri gihugu cyacu ndetse n'abantu badukurikiye bari ku migabane itandukanye y'isi. Indirimbo yawe ziri kurebwa n'isi yose abantu bose bari kuzikurikira. Ni iki wabwira urubyiruko cyane cyane hari urubyiruko ruri mu biyobyabwenge ruri mu bitabi rumeze nabi na hari abutuye harantu hari urubyiruko rumeze ukuntu bavuga ngo n'urubyiruko rwapfuye ruhagaze warubwira iki? Nk'uko indirimbo yabivuze ntabwo ndajya kure y'ubuhanuzi bw'indirimbo. Igihe ni iki cyo kwegera Imana kuko igihe cyo gukora ni iki ngiki ntabwo tuzarindira gukora ejo ahubwo igihe ni iki cyo gukora imirimo myiza tuzibukirwa kuko igihe ni iki ngiki tukareka bya bindi byose nk'uko wari ubivuze abahugiye mu biyobyabwenge bakabivamo ahubwo tukagenda neza kuko ngo iyo ugendanye n'Imana witwara neza no ku mategeko y'igihugu. Nta muntu ukorera Imana ujya ukunda kugongana n'amategeko y'igihugu. Ubwo byose tugomba kubikora kandi tukagendanamo neza. Uriya mwana se ukiri mu biyobyabwenge uramubwira iki ukiri mu byaha? Igihe ni iki ngiki cyo kuvamo akabireka agahindukira hanyuma agakurikira Uwiteka. Ese hari muri zira karitsiye nyina barahari? Abana barahari bameze gutyo? Ntago babura barahari ariko nuguhindukira bakabivamo. Imana ibahagakiza mu izina rya Yesu. Urubyiruko rwese rwadukurikiye ruzumva uyu muhanzi hanyuma ndagira ngo indirimbo ye noneho se nuyishiramo noneho iya kabiri hanyuma ni karibu turirimbira ayikurikira. Kuminga y'umusozi naniwe ndushye mfite agahinda rimba cyane nibaza niba ndagera iyo njya nibaza niba ndagera y'amahoro nitabaza ijuru nitabaza rwa rurembo uwancungu jamaraso arandengera mpagaze ku mpinga y'umusozi naniwe ndushye mfite agahinda nibaza niba ndagera iyo njya nibaza niba ndagera y'amahoro nitabaza ijuru nitabaza rwa rurembo uwancungu jamaraso arandengera mbega intambara tugiye kurwana mbega imbaraga tugiye guhabwa tuzuzuzwa umwuka duhabwe n'imbaraga dutumbagizwe n'imbaraga z'umwuka wera mbega intambara tugiye kurwana mbega imbaraga tugiye guhabwa tuzuzuza umwuka duhabwe n'imbaraga dutumbagizwe
n'imbaraga z'umwuka wera. Uratabara mana uratabara, uratabara nukuri tukabibona, ukuri Imana iratabara. wanyijije amenyo y'abasetsi, Mana ishimwe. unkura ku mpinga y'umusozi, unyambutsa imihana ikomeye, Mana ishimwe ko Imana ivana mu mihana, ungeza ku gicaniro, n'iryo shimwe nanjye mfite. Haleluya. nicaye ku ijambo rya nyiri ijambo. Mana ishimwe. uratabara mana uratabara, uratabara nukuri tukabibona, wanyijije amenyo y'abasetsi, unkura ku mpinga y'umusozi. Mana ishimwe bakunzi bagusengarwa, murumva ko twataramye, sore wacu arimo aturimbira live, nawe fashwa. hanyuma indirimbo niba uyishaka urayisanga n'iryo shimwe kuri channel ye. nanjye mfite, nicaye ku ijambo rya nyiri ijambo. mbega intambara tugiye kurwana, mbega imbaraga tugiye guhabwa, tuzuzuzwa umwuka duhabwe n'imbaraga, dutumbagizwe n'imbaraga z'umwuka wera. mbega intambara tugiye kurwana, mbega imbaraga tugiye guhabwa, tuzuzuzwa umwuka duhabwe n'imbaraga, dutumbagizwe n'imbaraga z'umwuka wera. Imana ibaho umugisha akaryoshye, nigahora mwitama. tugiye gusoza dusenga Imana, twari turimo tumasogongeza kugira ngo murusheho kwikurikira indirimbo ze, muzisange kuri YouTube ye yitwa Tuyikunde Gaston. Tuyikunde Gaston, hanyuma Gaston Karame.